sawa. Uzabaze Mariko ibice 2, uzabaze umugabo wigeze arwara indwara ituma atageraho Yesu ari. Ngo bene se bane bamubonye ngo baravuga ngo uriya muntu tuzamwikorere. Kubera iki? Agira icyiciro abarizwamo, kubaho nk'inzererezi ntibyemewe. Umuntu agira igihe atishoboye, bene se bakamutwaza bakamugeza i Kaperinaumu aho Yesu ari. Ko rero n'urwara indwara yo kutishobora nzareba uko uzahagera. Umuntu akwiriye kuba mu itorero, akamenyana n'abitorero, bamubura bakamurwaza. Nigeze kuba i Butare, ngewe ndarwara, ndwara inzara, ndasonza inzara y'iminsi myinshi. Nagiraga igiti najyaga kwegamaho ndi gusenga, bene data bancagaho bagiye muri Nibature, bahambuza iminsi myinshi bashaka icyo nabaye. Baravuga ngo tuzajye kumureba, basanga narwaye inzara. Umuntu akwiriye kuba mu itorero akagira bene se. Mu bintu Imana yubakisha abantu imwubakisha n'abandi, kandi bo mu buryo bubiri. Haleluya. Abisirayeli ngo bari kubaka inzu ya Salomo. Salomo yubatse mu gitabo cy'ibyo ku ngoma ngo yakoresheje Abasidoniya ngo n'abanye. Yesu ashimwe cyane. Kubashyitsi nitwa Claudette Mukahirwa, umugore nuye Kacyiru, ni naho nteranira. Ndi umuyobozi wa minisiteri y'abagore n'umudiyakonikazi. Hanyuma dufite intashyo z'abera twabanye, baratubwiye ngo tuzagera mu gitaramo cy'abera tugasanga bateranye mu izina rya Yesu, tuzabaha intashyo, mwakira intashyo za bene data. Dusomeye ijambo ry'Imana riri muri Yesaya 60, turasoma na Yeremiya, turasoma na Matayo, twihuse kugira ngo ducungure igihe dufite. Hanyuma tuganire gato, dukuremo icyifuzo, dusengera twese hamwe, Imana ibahe umugisha. Yesaya 61 haravuze ngo umukiza w'amahanga azaturuka i Siyoni. Rimwe haravuze ngo byukura bagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Dore umwijima uzatwikira isi, umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga, ariko Uwiteka azakurasira kandi ubwiza bwe buzakugeraho. Amahanga azagana umucyo wawe, n'abami bazagusanga ubyukanye kurabagirana. Imana ihimbazwe. Yeremiya 31 guhera kuri 3 kugeza kuri 5, dusome mu izina rya Yesu. Paje ni 739, paje ni 739. Haravuze ngo Uwiteka yambonekeye kera, Uwiteka yambonekeye kera ati nukuri nagukunze urukundo ruhoraho, nicyo cyatumye ngukuruza ineza yanjye nkakwiyegereza. Zongera kukubaka, nawe uzaba wubakitse, wa mwari wa Isiraheli we. Uzongera kugira amashako yawe, kandi uzasohokera mu mbyino z'abanezerewe. Uzongera gutera inzabibu ku misozi y'i Samariya. Abatezi bazatera kandi bazanezezwa n'imbuto zazo. Imana ihimbazwe. Arivuze ngo Imana ihimbazwe. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo 7, ariho dusoreza. Tuvuga ibintu bigera muri 4, dusenge. Matayo 7:24 haravuze ngo inzu yo ku rutare niyo ku musenyi. Haravuze ngo nuko umuntu wese wumva aya magambo yanjye kayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu yo ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu, ntiyagwa kuko yari yubatswe ku rutare. Nongereho niri gato, kandi umuntu wese umva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba nk'umupfapfa wubatse inzu ye umusenyi. Imvura iragwa,
imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Yesu amaze kuvuga ayo magambo yose, abantu batangazwa no kwigisha kwe, kuko yigishaga ngo ufite ubutware ntase n'abanditsi babo. Amen. Reka tuvuge gatoya insanganyamatsiko ikubiye muri aya magambo yose. Mwese murabizi ko dufite insanganyamatsiko iminsi 21 ivuga ngo byuka urabagirane. Hanyuma uyu munsi twari dufite suteme cyangwa insanganyamatsiko y'umunsi iri munsi ya yayindi ivuga ngo nzongera kukubaka. Nabihurije hamwe rero, ndavuga nti turaza kwiga ijambo rikubi hamwe rivuga ngo byuka Uwiteka kubake. Byuka Uwiteka agira ate? Yesu araduhamagara ati ni mu byuka ubu ibisarurwa bireze, unsarurira ninde? Uhamagawe na Yesu niwe ubwawe ashaka, umwitabisha umutima uti mwami nyakira, ntuzahere kure cyane kwamamaza ibya Yesu we, abaguye bari hafi n'abazimiye nabo, umurimo uradutota dufite umwete muke, ntuburi intege umusange uti mwami nyigisha. Hanyuma ndashaka kuvuga ibintu bine. Ndashaka kuvuga ibintu biryamishije aba bantu, hanyuma mvuge n'imbaraga z'ibimenyetso by'abantu bubakitse. Ubwo nabihuje bwe n'ibimenyetso dusomye bigera muri 4 by'abantu bubakitse. Mvuge n'ibikoresho, cya gatatu mvuge ibikoresho Imana ikoresha yubaka abantu. Hanyuma mvuge n'isuzumwa ry'inzu dusenge. Kandi ndabivuga nihuta, nta speed gavana mfitemo, ndakoresha igihe cyanjye bampaye neza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Hanyuma dusomye amagambo avuga ngo byuka urabagirane. Aba bantu bari kubyutswa, kandi sinirengagije ko mu minsi mumaze muganirizwa ijambo ry'Imana hatabayeho kubyutswa. Niyo mpamvu nari buhatinde, ndaza gutinda ku bikoresho cyane cyane Imana ishaka gukoresha muri iri teraniro kugira ngo yubake abantu. Icyo gikoresho nibakikuzanira bakagitarasi, niba ari ukucyemporuta mu ijuru, tugiye kubyemporuta tubikure mu gihugu cy'iyo biba, babidutungishe tukiri inaha, babiduhereze tubikoreshe, kuko nitugera mu ijuru ibyo bikoresho ntabwo bizaba bigikenewe. Tubikeneye nonaha, turaza gutanga komande baduha ibyo bikoresho kuko bikenewe uyu munsi. Haleluya. Nitugera mu ijuru hari ibintu bizabayo bitandukanye n'ibibinaha. Ibyo bubatse byo mu ijuru tuzabisanga byuzuye, ariko haleluya. Naringize ngo tuze gufatanya gutanga komande, tubwire mu ijuru ko muri paruwasi ya Gasabo twateranijwe no kubabwira ngo mutwoherereze mwe porute ibyo bikoresho. Hanyuma ni iminota yo gutanga komande. Imana ifashe mvuge vuba vuba dutange komande kuko niyo ikenewe. Yesu ashimwe cyane. Ibi bintu bitatu byabaryamishije. Natekereje mu buzima busanzwe ibintu biryamisha abantu. Icyambere, haryama urwaye. Ntabwo nzi urwaye, ariko mu ijuru ngo baratwitegereje babona harimo abantu baryamishijwe n'uburwayi. Ndatekereza ko mu minsi mumaze mwisuzumishije mukivuza neza, muri no minsi mukaba muri kunywa ibinini, mukaba mugeze igihe cyo kubyuka. Sifa kwa Mungu. Haleluya.
abantu batangiye aya masengesho bakayatangira barwaye, nizere ko mwabwije muganga ukuri mukaba muri ku rwego rwo gukira. Kuko niba hari ikintu gituma abantu bakomeza kuryama ni ukubeshya muganga. Iyo umuntu yisuzumishije nabi bamuvura ibitari byo, akarwara izindi ndwara ziturutse ku binini bamuhaye kuko batavuraga ibyo arwaye. Icya kabiri kiryamisha abantu ni intege nke n'ubute cyangwa ubunebwe. Umuntu aryama atarwaye, bamubwira ngo hari nibature, akaba ati ndumva mfite ubute, mfite ibitotsi. Kandi umwanditsi w'imigani ni Salomo yaravuze ngo nzarimirana w'umunyabute niyihingira atinya imbeho, ariko mu gihe cyo gusarura azasabiriza. Mbega nzarimirana azasabiriza, nta rindi hinga rizaba. Siko nzarimirana azasabiriza, nta rindi hinga rizaba. Nangwa n'ubu umuntu yasaba ibishyimbo bamuha akabika imbuto, ariko ibyo nzarimirana yanze guhinga mu masengesho y'iminsi 21 azasabiriza mu gitondo cy'agakiza. Nta bundi buryo bwo guhinga buhari. Ngiriye inama nzarimirana yareka ubute akajya guhinga, kuko aryamishijwe n'intege nke, aryamishijwe n'ubute, aryamishijwe n'ibintu bitari byiza. Narivuze hari igihe abantu batura, umuntu wese agira ahantu agira intege nke. Hari umuntu ubaza akavuga ati ngewe kumesa ntago mbikunda, ibintu byo kumesa ntago mbikunda. Undi akaba agira ubute bwo guteka, akavuga ati nzabamesera ariko sinzigere nteka. Akaba yabwirirwa akihanganira inzara ariko ntateke, kuko ni umunyabute mu guteka. Nzaremera nawe iyo abandi bagiye kwezwa yanga kwezwa, agira ubute mu kantu gakomeye kazamutera icyaka atazabona uko. Ngo twarejejwe, ngo urusengero rwa hano rw'i Remera, ngo urwa mbere twarwubatsweho, ngo tumaze imyaka myinshi. Akareba ibyapa akagira ngo kwezwa ni imyaka. Bibiliya iravuga ngo n'intwari zo kwizera, Abaheburayo 11:40, ngo ntibaratunganwa rwose, dutegereje 3 n'igice. Mwumva ukuntu isa ari ingome, uzi ko tuzezwa tukajya mu ijuru ntiduhite tubona Imana kubera ukuntu yera, ngo bakazabanza bakaducisha muri 3 n'igice, ngo bari kudukuraho imbiribiri. Ako subu munarinda ngo baduhingukanye imbere y'Imana, ngo Imana irera cyane, ngo ku buryo Yesu azaducana muri dushe y'imyaka 3 n'igice. Mbabarira umbwiye ngo none ngo ubwo ibyo baravuga ngo ubwo se ngo si bya bindi twumvise ngo iminsi 21 ngo yashira abantu bakibyuka, ngo se abo bantu baba batabyuka nyine. Nzarimirana yanze kubyuka. Icya gatatu kiryamisha abantu ni urupfu. Umuntu wapfuye nawe abaryama. Umuntu ararwara akaremba, akanga kwivuza, akivuza nabi, agapfa. Kandeke kubivuga, ariko ndashimira mu ijuru batanze andi mahirwe yo kuzura. N'abaryamishijwe n'urupfu murabizi ko bajya bazuka mu ijuru, barabazura. N'abamaze 4 barabavura batitaye ku cyabishe. Abishwe na kanseri y'urwaha banze kwihana bakarugendana, ati urwaye iki? Ati niyibere. Ati wowe urwaye iki? Ati ni ya prostate. Ati wowe urwaye iki? Ati ni y'amaraso. Ati ubugingo mba numva bwarajemo kanseri. Hari umugore umwe mwasuye namwe uba muri Mariko, ngo yarwaye indwara yo kuva, ngo icyago cyo kuva, subuwe akava amaraso. Yakwicara amaraso akava, bakaririmba ngo ntakire. Indwara ikuramo abantu ubugingo mwe murayumva. Umuntu akagenda imyaka 12 avuga ubugingo, ese bwatobokeye? Ni icyago cyamuteye, arikinisha ubugingo bukamuvamo. Icyago cyaramuteye, akareba abagore, akareba n'ababandi. Yaryama ntamenye aho baryama, ntamenye naho babyuka, arwara icyago, ngo akava amaraso. Akajya aryama ava amaraso, akabyuka ava amaraso, akarepeta ava, akaririmba ava, akadiyakona ava. Nabyo birica abantu bakapfa.
hanyuma ibimenyetso by'abantu bubakitse ni bine. Icya mbere ni uko bagira amashako n'imbyino. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Twebwe kubera ko tutaruhuka isabato, Abaheburayo 4 yaravuze ngo kuko iryo sezerano ririho ryo kwinjira mu buruhukiro, ntihagire umuntu wo muri mwe wasa n'aho adashyikira iryo sezerano. Abantu bazi ko Yesu yaje kudukiza ibyaha gusa, basigarana imiruho yo kwirwanaho. Umuntu yaba atarishyura inzu akaba ararushe, umuntu yaba atarabona ibyo azagaburira abana baje muri vakansi akaba ararushe. Reka mbibutse ko nta ndushyi zajya mu ijuru. Abantu bahuye no kubakwa neza mu ijuru, bakabubaka neza bafite imbyino zitamarwa n'agafuka k'umuceri. Naho wowe uko gashira nawe niko ushira, ukashira ugahonga mu maso, nyirinzu yagera ugahonga mu maso. Nta ndushyi zajya mu ijuru. Biramuhita muririmba ngo uzaza ryari. Ntabwo Yesu azagutwara urushye mu ijuru, nta ndushyi zizahaba. Nagira ngo umuntu wujujwe, haleluya, umuntu wubakitse neza agomba kuba afite imbyino n'ibimutera kubyina bidahari. None wewe ibintu byose birakurusha, urwaye umutwe, urwaye stress, uri indushyi, kandi Yesu ni uburuhukiro, ku buryo umuhinzi amuhingana aruhutse kuko yaduhindukiye isabato. None se urumva Yesu yabamo ukanaruha ubitunze byombi si? Ubwo niba ujya uruha Yesu ntawe urimo, kuko Yesu yarimo uba ufite uburuhukiro. Ukabyina nta cyabaye, ukanabyina cyabaye. Niyo mpamvu haleluya Yeremiya avuze ngo bazasohokera mu mbyino, abaturage bakajya bashaka ibikubyinisha. Utarabyara, utarashaka kandi ufite myinshi, warabyaye bose bagapfa, bakajya bibaza ibikubyinisha bakabibura. Ntibakwiriye kubimenya kuko wakiriye imbaraga zituma ubyina, warubakitse neza. Icya kabiri yavuze ngo bazasohokera, bazagira amashako n'imbyino, bazasohokera mu mbyino z'abanezerewe. Baranezererwa kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu, no ku cyumweru bakisanga baranezerewe. Icya gatatu yavuze ngo nzongera kugutera inzabibu. Nta muntu uzajya akureba ngo akwitiranye, nzakugota ngo utereho inzabibu. Nukenera urubuto urubone, nukenera ibyo kurya ubibone, njyewe nzakubakaho inzabibu. Kandi 4 haleluya yavuze ngo nimara kukubakaho inzabibu zizera imbuto. Umuntu wubakitse neza aba yera imbuto. Ntabwo bamusuhuza ati ko byakugendekeye gute, atagakiza kaba mu mutima. Ntabwo kaba mu mutima, gafite imbuto. Hanyuma ibikoresho, icya gatatu, ibikoresho Imana ikoresha kugira ngo yubake umuntu. Haleluya. Abubatsi basanzwe murabizi ko bakenera amatafari na sima n'amazi n'ibindi bintu by'amabuye kugira ngo inzu ibe ikomeye. Ndavuga ibintu 8 nihuta Imana ikoresha yubaka umuntu, akubakika neza ku buryo n'igipimo cyiza kigasanga uwo muntu ntabwo yiyubatse. Hari abantu biyubaka bakijijisha, bakigirisha ngo bariyubahe. Oya, hari igihe bizagira bigire, hari igihe bizagira bigire basange atariyo yari we. Icya mbere Imana ikoresha ni ijambo ryayo. Iyo Imana igiye kubaka umuntu, irabanza igahumekera muri uwo muntu ijambo ryayo, akumva ijwi ryo guhamagara kw'Imana. Urwa kabiri rwa Timoteyo yaravuze ngo kuko ijambo ry'Imana riri bizima, ibice 3:16 arabanga ibyanditswe byera byose. Dore hari ibintu abantu bigize byo kumva ijambo ngo uramwigisha ngo ntago amfasha, ngo uriya ngavuga ngo ibintu ngo bikomeye ngo bikankakarira. Ibyahumetswe byose ngo uriya arakakaye ngo nta n'imiyaga ashyiramo. Imiyaga izaguhanantura. Ibyanditswe byose byamwizanishije ngo biriya ngo byari byandikiwe Abakorino, ngo twebwe ngo ntago bitureba, mukarobanura ijambo ry'Imana nk'abari kurya amafi. Ijambo ry'Imana ni umutsima, ryose bararirya. Kanicecekere nigendere.
Ibyakozwe 7:20 ni ijambo rifite ubushobozi bwo kubaka. Icya kabiri, twubakwa n'umwuka wera. Mu ijuru bagira ikindi gikoresho cya kabiri cyubaka abantu babo n'ababo. Abantu bagira gutya bakagira ngo turi bagenzi babo. Agakoresho ka kabiri mu ijuru baratwoherereza ni umwuka wera. Umwuka wera yubaka umuntu, yaravugaga nk'abantu akajya avuga nk'umwana w'Imana. Agenda muconga avuga ati ntibavuga batyo, waba warakuriye ku muhanda akavuga ati rega icyo ni ikinyabupfura gike cyo ku muhanda, ati kwa Mana bavuga batya. Ugasanga umuntu yarakosotse no mu mivugire. Nta wamwigishije ikinyabupfura, yarakuriye ku muhanda. Nkatwe twatangiye gucuruza udutaro tukiri bato. Ngewe nahumbye ibishyimbo mfite imyaka 6, ntangira gucuruza agataro mfite imyaka 9. Murumva ubuzima bwo ku muhanda nibwo umuntu aba yarakuriyemo, ariko yavugira imbere y'abanyacyubahiro nk'amwe mukumva afitemo akanyabupfura. Umwuka wera afite ukuntu atanga n'ikinyabupfura. Niwe uhindura umutima akawigisha akawuyobora n'ibindi byose by'umumaro w'umwuka. Yohana yarabivuze 14:26, Abaroma 8:14. Icya gatatu, igikoresho baratwoherereza ni igikoresho cyitwa ibigeragezo n'imibabaro, ngo nabyo bajya babyifashisha bakubaka. Abantu musenga ngo Mana ngo udukize, ujye umenya ibyo usengera. Yosefu uzamubaze umunsi abavandimwe bamwanze, niho yaratangiye urugendo rw'ibisubizo by'iby'Imana yamubwiye. Ntabwo ibibazo abantu byose bacamo biba ari ibyo kwirukana, hari igihe aba ari bwo buryo Imana iciyemo kugira ngo ikugeze ku byo yavuze. Ntabwo imibabaro yose ituruka kuri Satani. Ngo Satani ngo aduteje, Satani ari mupfana iki? Wowe upfana iki na Satani ku buryo yinjira iwawe uko abonye akaguteza? Ubwo mugiye kumakanya, kandi ibigeragezo biri kwa Yobu ni Imana yamutanze. Impamvu Yesu apfuye, Satani ntabwo afite ubushobozi bwo kumwica, ni Imana imutanze. Nawe bajya bagutanga bakwizeye, bajya bakwizera bakagutanga. Ntabwo rero Yakobo 1:2 kugeza kuri 4, Abaroma 5 kugeza 3 kugeza kuri 5. Icya 4 ni amasengesho. Hari ukuntu abantu bafite gahunda yo gusenga amasengesho bavuga gusa. Gusenga gutuma umuntu yegerana n'Imana, ikamumenyesha ibyo ishaka kugira ngo abeho ubuzima bw'ubushake bw'Imana. Hari ukuntu bajya batwigisha ngo umugambi w'Imana ntuyoba. Ni ukuri kw'Imana umugambi w'Imana ntuyoba, ariko abantu barawuyoba bakava mu mugambi w'Imana. Kuko Imana yabwiye Mose, iramubwira ngo umuntu uncumuraho niwe nzakura mu gitabo cy'ubugingo. Ariko yandika mu butumwa bwiza bwa Yohana, mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, yaravuze ngo ngewe uwo nafashe nta muntu wamuvunura mu biganza, ariko wabishatse namusiba. Icya 5 Imana ikoresha itorero, amateraniro yera. Imana iri kubaka inzu z'abantu bayo ishaka guturamo zitari iz'amatafari, ikoresha n'amateraniro yera. Hari umuntu uvuga ngo hose ndahasengera. Sawa, uzabaze Mariko 2, uzabaze umugabo wigeze arwara indwara ituma atageraho Yesu ari. Ngo bene se 4 bamubonye, ngo baravuga ngo uriya muntu tuzamwikorere. Kubera iki? Agira icyiciro abarizwamo. Kubaho nk'inzererezi ntibyemewe. Umuntu agira igihe atishoboye, bene se bakamutwaza bakamugeza i Kaperinaumu aho Yesu ari. Ko rero nurwara indwara yo kutishobora, nzareba uko uzahagera. Umuntu akwiriye kuba mu itorero, akamenyana n'abitorero, bamubura bakamurwaza. Nigeze kuba i Butare, ngewe ndwara inzara, ndasonza inzara y'iminsi myinshi. Nagiraga igiti najyaga kwegamaho ndi gusenga. Bene data banshagaho bagiye muri Nibature, bahambuza iminsi myinshi bashaka icyo nabaye. Baravuga ngo tuzajye kumureba, basanga narwaye inzara. Umuntu akwiriye kuba mu itorero akagira bene se.
mu bintu Imana yubakisha abantu imwubakisha n'abandi, kandi bo mu buryo bubiri. Haleluya. Abisirayeli ngo bari kubaka inzu ya Salomo, Salomo yubatse mu gitabo cy'ibyo ku ngoma ngo yakoresheje Abasidoniya ngo n'Abanyetiro. Abanyetiro rero nabo aba ari abanyamahanga bashinzwe kubaza amabuye no kubaza ibiti. Ujya muri korari akajya guceka, mukakorana umurimo w'ikidiyakoni akaguceka, yaje ari Umunyetiro ushinzwe kukubaza kugira ngo uzavemo inyubako ikomeye. Nta Mwisiraheli ujya ubaza amabuye, nta Mwisiraheli ujya ubaza ibiti. Ayo mirimo ikorwa n'Abanyetiro n'Abasidoniya. Abisiraheli bakunda gusiga amarangi, bahura na mwene so yaburaye ukamukubita ijana, ukamuga tuhaha umuceri na kawunga, ukamutera ibintu by'amarangi, kajya avuga ati ubwo umwami Yesu ankunda, ati mureke shima Imana, ati yishima, ati nahuye n'Imana igenda, ati mwahuye gute, ati yazanye ibiryo. Imirimo yanyu mukwiriye kuyimenya. Nta Mwisiraheli wemerewe kubaza mugenzi we, abaza Abanyetiro. Muze kubisoma mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma. Hiramu na Dawidi na Salomo bari kubaka, ni Abanyetiro babikuraga itiro bibaje. Igikoresho cya gatatu turadawunirodinga tukagikurayo, ni igikoresho cyitwa kwemera guhanwa no gukosorwa. Dore ibintu byadutse, umubyeyi asigaye acyaha umwana w'urubyiruko muri iki gihe, ati mere, ati ni ibya kera muri ADPR ya kera. Yariho nahuguye arambwira ati mama pasiteri, ati kuvuye mu cyaro vuba, ati yisuba umushumba wa Kacyiru. Umuntu wese utemera guhanwa no gukosorwa, hari ibikoresho atemera ko badeduwana ngo bamugezeho. Abaheburayo 12:5 kugeza kuri 11 n'Imigani 3:11 kugeza kuri 12 barabona umwanya baze gusoma. Hanyuma igikoresho cya karindwi ni ukwizera no kumvira Imana. Ibyo bintu bituma inzu ikura. Yakobo 1:22 yaravuze ngo abumva ijambo ryanjye ntago bimeze nk'umuntu wirebera mu ndorerwamo akayoberwa ukwasa. Umuntu wese akwiriye kumva ijambo ry'Imana akarikora. Hanyuma tugiye gusenga. Icya 8 ni urukundo n'ubuntu bw'Imana. Umuntu wese wibutsa urukundo rwa Yesu akibuka ubuntu bwe. Yesu niwe buntu bw'Imana, Yesu niwe rukundo rw'Imana. Tito 2:11 yaravuze haleluya, aravuga ngo kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse butwigisha kiga. None ngo ubuntu bw'Imana, abantu bakavuga ubuntu bw'Imana nk'abari kuvuga ibintu bisanzwe. Ubuntu bw'Imana iyo bubonetse uhita ujya kwiga, nubwo waba ushaje urakwigisha. Dusenge. Ubuntu wakiriye butakwigisha sibwo, ntago aribwo, ntago ari ubw'Imana, cyangwa akaba ari ubw'Imana z'ahandi hantu itari yo mu ijuru umuremyi w'ijuru n'isi. Abakorino ba 2:12 tugiye gusenga. Sa nutekereza, ese wakiriye ibikoresho, Umwuka Wera, ijambo ry'Imana, amasengesho, kugeragezwa n'imibabaro ucamo? Ntago ukwiriye kumenya yuko byose ari Satani ubizana. Mu bimenyetso bigaragaza ko Satani adafite, uketse niba utarizera ikibanza urimo akaba ari Satani ugikontorora. Ariko ibintu byose biguteye ntago Satani aba ari we ubyohereje, ni Imana ibyohereza igambiriye kureba ko uyikunda gusa no kukubaka kugira ngo uzavemo umuntu w'agaciro umeze nk'izahabu nziza cyane. Kuko hari amateste aza kugerageza izi nzu ngo zirebe ko umwenjenyeri wazubatse ari Kristo. Yavuze ngo imvura igigwa, haleluya, imivu igatemba, imiyaga ikabuha, ikikubita kuri ya nzu, bagatestinga umwenjenyeri wayubatse. Ninde wakubatse? Wowe. Ukurikije ibikoresho badawunirodinga mu ijuru, ko mumaze iminsi mubyuka, kurikije ibikoresho bohereza
usanze ari nde wakubatse. Zano ubika umutwe dusenge. Biryamisha abantu birahari, ibimenyetso by'abubatswe twabibonye, bahorana indirimbo. Ntiwahora uririmba utaruzuzwa, ntiwahora uririmba utarubatswe na Yesu. Petero Yesu yaramwubatse, ibi bikoresho yarabimuhaye byose, ngo amaze kubigira ngo ahita reka za nkuru yajyaga baza ngo twebwe abasize byose ngo tukagukurikira ngo tuzahembwa iki, byahise bishira. Aravuga ngo twebwe tuzakomeza gusenga no kugabura ijambo ry'Imana. Bya biryo yajyaga baza atangira kubishakira ababigabura. Arangije ngo buzuye umwuka wera, bavuze ikintu kimwe, ngo bavugaga ibitangaza by'Imana ku wa mbere, bakavuga ibitangaza by'Imana ku wa kabiri, ku wa gatatu bakaba bafite ibitangaza by'Imana, ku wa kane bakagira ibitanga. Mbese nta konji bagiraga, ngo buzuraga umwuka wera kuvuga ibitangaza by'Imana. Hanyuma wumvise ufite ibimenyetso by'abubakitse, none se wamfasha tukadawunirodinga cyangwa tugatanga komande y'ibikoresho bikubaka? Niba wumvise inyubako yawe iramutse ihuye n'imivu, igahura n'umuyaga, igahura n'imvura, ikagaragaza ibimenyetso by'uko yubatse ku musenyi, hagurukira imbere y'Imana dusenge, kuko birangana no kutagira ibikoresho. Kandi nimwumva mwubakitse neza, nabyo turabishimira Imana. Nimwumva mudatekeneye gutumiza ngo mu ijuru batwoherereze, turatumira umushumba dushimirira Imana, ayibwire ngo turagushimiye kwiremera dufite ibimenyetso byo kuba twubatse neza. Hari umuntu ugize icyifuzo cyo gutanga komande, ngo ahagurukire imbere y'Imana dusenge. Hari imbaraga zirahita zibafata, muvuga ati n'igihe mumaze hano murubakitse. Ariko nawe urabizi ko ukeneye gutanga komande kugira ngo ibyo bikoresho tubyemporute bitugereho. Kandi umuntu wese uri hano arabikeneye, cyetse udakeneye kubakwa n'uwo mwenjeniyeri, ukaba ufite gahunda yo kwiyubaka. Abantu babaye ibyo twiyubaka, nka wa mugore uri muri Yesaya, aramubwira ati uwo mugabo tuzamwitirirwe, tuzitirirwe uwo mugabo, ariko twitunge twigurire n'imyambaro. Hanyuma mushumba karibu, ngwino dusengere, twese dukeneye kudeduwa n'ibyo bikoresho kugira ngo bitwubake. Na ubundi numva Yesu anyemeza ko mbuze imbaraga, ngo njye musenge iteka we ntacyo nza